nimugire roho mutagatifu n'ingabire zose. Kristo azakuzwe bavandimwe nkunda. Nyagasani mwami wacu kandi rukundo rwacu iteka ryose aduhamagara kumusanga. Aduhamagariye ibyishimo kandi atubwira ko turabe kutera abavandimwe be. Yezu igihe bamusanze mu ngoro mubyeyi bamushaka baramubwiye ngo nyoko n'abavandimwe bawe baragushaka. Ati abo na abavandimwe banjye nabumva ijambo ry'Imana. Nibyo koko turi abavandimwe ba Yezu kuko twemewe guhinduka, kuko twemeye gusanga ubwiza bw'agatangaza guhora Imana yacu, kuko Kristo yatubereye urumuri kandi akemera kutuyobora. Kristo niwe shingiro rya byose, niwe mizero ya byose, niwe imbaraga zacu n'agakiza kacu. Ariko kandi akatwigisha nanone ubwo buvandimwe abavandimwe tubana nabo hano ku isi, ko turi abantu. Ntabwo turi bivejuru, turi abantu. Twaremwe n'Imana, iduha imiryango tuvukiramo, iduha abavandimwe, iduha ababyeyi, inshuti n'imiryango. Abavandimwe kuko duhuje papa ari we Imana uhoraho. Umuvandimwe wawe uko ariko kose, ahari hose, yaba uri mu Rwanda, yaba uri ahandi, uwo ahariho hose umuvandimwe wawe, kuko muhuje Imana, kuko muhuje nyir'ububasha, kuko muhuje nyir'imbaraga, nyir'igikundiro gihebuje uhoraho Imana yacu. Ariko uko iminsi igenda ishira turagenda dutakaza ubuvandimwe bwacu, ugasanga twarigwijemo ubugome muri twe, kandi Imana yo iradukunda cyane. Muvandimwe, Imana iragukunda, Imana iragushaka, Imana iteka ryose ikubaza ukumeze, ikubaza makuru yawe, ikakubaza umuvandimwe wawe. Ese umuvandimwe wawe ari hehe? Umuvandimwe wawe aherereye he? Uko umuvandimwe wawe ni ishingiro ryo kubaho kwawe, nanone ari mu ishingiro ry'ubuzima bw'intsinzi aho uri hose. Akenshi Nyagasani aduha imbaraga zo kugira ngo tubashe kubana n'abavandimwe bacu, kandi akaguhanura kugira ngo ubane nabo neza. Nk'uko yabibajije Kayini, yaramubajije ati murumuna wawe Abeli ari hehe? Ibyo tubisanga mu ntangiriro umutwe wa 4 umurongo wa 9. Reka nanjye mbabaze, kananjye mwibarize, umuvandimwe wawe ari he? Ahari waba uhazi? Ibibazo arimo waba ubizi? Ibyishimo arimo waba ubizi? Cyangwa nawe waramutaye? Cyangwa ntago uzi ibyo arimo? Ubwo nawe wasanga ugiye kumbwira nka Kayini ati simushinzwe. Njye ndakubwiye ngo uramushinzwe kuko n'umuvandimwe wawe. Ubwo wasanga hari wabateranyije mukaryana, mukaba mutakivuga rumwe, mutakivugana na gato. Nyamara Nyagasani si uko abigenza. Uribuka neza igihe cya Aburahamu, abashumba be n'abaroti barashwanye, ariko kuko Nyagasani uhoraho Imana yari yarabacengeye banubusigo icyanga cy'urukundo rw'Imana, byatumye bafatana umwanzuro bashyiraga abashumba byabanye ko bashyira hamwe. Nkuko tubisanga mu ntangiriro umutwe wa 13 umurongo wa 8. Byagenze gute? Aburahamu yabigenje gute? Yakoze ikintu gikomeye. Aburahamu ngabwira Loti ati ntihakabe intonganya muri twe no kubashumba banjye n'abawe, kuko njye nawe turabavandimwe. Aburahamu yafashe umwanzuro uko buri wese yafata igice cye aturamo n'amatungo ye n'abantu be, ariko bidakuyeho ubuvandimwe. Turabibona igihe Loti aho yari atuye haterwaga, maze bakamujyana bunyago we n'umuryango we n'ibintu bye byose. Maze Aburahamu icyo gihe ataritwa Aburahamu, akiyemeza kujya guhangana n'ingabo ngo atabare Loti.
ese umuvandimwe wawe yahuye n'ibyago ujya kumutabara cyangwa ubyinira ku rukoma uti awa. Uko rero siko Aburahamu yabigenje. Yagiye guhangana kugira ngo rwa rukundo rugumana muri we rw'uhoraho ruri muri we rusakare hose, agaruzwe wajyanwe bunyago. Bityo Nyagasani uhoraho nibwo yatanze igitambo cya mbere cya Melikisedeki, shushanya ububasha bwa Kristo wazutse nk'igitambo yatuye kugira ngo gishimishe umuryango kandi kibere intangiriro y'umuryango wazakomoka kuri Aburahamu bose. Reka noneho nanjye nongere nkubaze, muvandimwe wawe iyo hari uwamujyanye, ese yafunzwe, ese yashenyewe, ese yatotejwe, ese yagiye mu rubanza, ubyitwaramo ute? Ubwo igiye kujya kumubwira none uti awa nibyo byari bigukwiye, ubone ko ushaka kumusubiza nibyo byari bimukwiye. Ariko se niko twakabyitwaramo kugira ngo tugaruze abacu? Oya, kuko uyu munsi nyamara niwe, ariko ejo yaba wowe. Ejo ukazisanga nawe hari ubwo waba umukeneye, nyamara wimunena, wimujyana kure ngo ni umukene, ni umutindi, yigize umukire, yishize hejuru, aratwanga, araturoga, araturogesha, yatugiriyeyo, agira ngo atuyoboreshe igitugu, niwe ukunzwe mu rugo, niwe umuryango wahaye byinshi, niwe watunyaze, niwe wakoze ibi ABCD. Ariko nyamara usubije inyuma ukareba inyuma amateka yawe, hari akamaro yakugiriye. Ndetse hari icyo uzi watazi, hari icyo nawe azi nawe utazi. Nawe Nyagasani dusaba gushyira hamwe, kuko Yesu abitubwira ngo mukunde abanzi banyu, bityo nibwo muzagaragaza urukundo rwanjye. Kuko ati se nimukunda bakunda bonyine, mukanga batoteza, abatoteza bagakundwa n'abagenzi b'ibyago, gutyo bizagenda bite? Njye si icyo mbasaba gukundana umwe ku wundi. Muri ubu buzima mwakenera undi, hari icyo ishoboye undi atashobora, hari icyo nawe yashobora nawe utashobora. Ariko mushyize hamwe muri urwo rukundo rwa Kristo wazutse, Nyagasani aduhuriza muri urwo rukundo, akatugira hamwe, tukuzuzanya, ntihagaragare icyuho na busa. Uzasanga akenshi dupfa ibintu bishira. Amasambu uzayasiga, amazu turwanira uzayasiga, akazi ugambanira mugenzi wawe ngo akuzamure mu ntera, ngo agushire ejuru, ngo arakubangamiye, nako uzagusiga. Icyubahiro uhanganira uzagisiga. Tube hamwe, ntiduhuguzanye, dukore kivandimwe, dukore abavandimwe bacu neza, bityo tuzaba umwe. Ijambo ry'Imana kenshi ritubuza guhendana. Ibyo tubisanga mu Balevi umutwe wa 25 umurongo wa 14. Haragira hati, niba uri umucuruzi mugenzi wawe akakuguraho ikintu cyangwa ukakimuguraho, uzirinde kumwungukaho, mbese mwembi ntimuzahendane kuko muri abavandimwe. Iyo ni ijambo ry'Imana. Dukora ikintu akenshi kituzanira inyungu, nibyo, ariko ibaze naho umuvandimwe wawe ahura n'ikibazo, yakikubwira ukamusubiza ko nta nyungu zawe zirimo. Ni gute nitugitabarana kuko tutatwinjiriza amafaranga, nitugisurana kuko tutakuramo amafaranga, ahubwo amafaranga yabaye ikibazo hagati yacu. Umuntu arapfa, aho guta akazi kanjye, aho guta iki, kujya ku kiriyo cyiwe, ni uguta umwanya, mfite ubucuruzi bwanjye. Ibyo ukagira ko nawe byakuba hejuru. Nitugitabarana pe, tabarana ni aro, uraho, mukomere gushaka inyungu zawe. Mva mwana kubwira nguriza 5, nadwaje umugore, nadwaje umwana, nadwaje umugabo. Wabireba ugasanga inyungu zawe zirimo, ako nyamara zirimo. Rero muvandimwe, nabyara kubaho gutyo, ako gahinda, iryo shavu, uwo mubabaro,
ntibizaguherane. We komeza pushinga urwo rukundo, bakunde, kuko iyo umuvandimwe wagukoreye ikibi ukamukorera icyiza ntabwo kikugiraho ingaruka ndende, ahubwo ineza itsinda inabi. Igihe kizagera maze umucyo uhoraho ukumanukire, maze tubone ubuzima. Twirinde kugwa mu mutego w'abavandimwe batatwifuriza ineza ngo natwe tubange. Oya, bakunde, kuko hari igihe kizagera bakubonereho umugisha. Bakubonereho umugisha, kuko uri umunyamugisha, kuko uhoraho yaguhaye umugisha, kuko uhoraho yagusenderejeho umugisha, kuko uhoraho yakugize igishitsi cy'umuryango wawe. Ni wowe pfundo rw'urukundo rw'umuryango wawe, kandi Nyagasani aza kugira uwe iteka ryose. Turabibona, turebere kuri Yozefu. Yozefu yagurishijwe n'abavandimwe be, ajyanwa nk'umucakara, aragurishwa, ajyanwa mu gihugu cya Misiri. Agezeyo, uhoraho Imana wa mugisha we n'undi wari murimo wo kuzayobora abavandimwe, kuzayobora umuryango wa Isiraheli. Agezeyo kandi baramwanze, agira ubutoni ku Mana, ajya n'ubutoni ku mwami wa Misiri, maze aratunganirwa. Yageze yakundwa n'umwami, ndetse umwami amuha n'umurimo ukomeye cyane, gushingwa ikigega, ubukungu, imibereho myiza y'abatuye Misiri bose, maze arabagoboka. Abavandimwe be byageze igihe baza guhaha, amapfa yari yarabateye, byatumye yongera kubabona. Ntiyigeze ariko abagurisha, ahubwo yatumyeho bose, umuryango we wose arabibwira, maze amurongeraho umugisha. Nawe muvandimwe, ejo bakubwira ngo uri icyo nazi, ntacyo umaze, ntuduteze ibi, kuko hari ubuzima urimo bo batifuza kukugaragara ko uriho. Nyamara ejo niwo uzabera umugisha, nyamara ejo niwo uzabatura, nyamara ejo nibarwara akabura ubitaho, niwo uzabitaho. Iyo niyo uzabagaragariza, niyo uhoraho Imana yagushyizemo, kuko yaguhaye umutima w'urukundo, yaguhaye umutima wo gushyira hamwe, yaguhaye umutima w'ibyishimo bimuturutseho. Turasoma mu ntangiriro umutwe wa 47 umurongo wa 6. Igihe Nyagasani Imana yakoreye umwami wa Misiri, kubera ibyishimo yagize by'uko umuryango wa Isiraheli wahageze, yuko Yozefu agize abavandimwe be, maze aranezerwa, aramugabira. Yaragira ati, barabanditse ngo igihugu cya Misiri ni icyawe. Yaragihaye Yozefu, uheso n'abavandimwe bawe ahantu harusha ahandi kuba heza. Nibature muri Gosheni, kandi niba hari abuzi muri bo babishoboye, ubagire abashumba b'amashyo yanjye. Iyo ni ijambo ry'Imana. Umwami yarabagabiye, yarabagabiye kubera umugisha wavuye kuri Yozefu, watonye ku Mana ndetse no ku mwami wa Misiri. Iyi munsi nawe uri umunyamugisha ku muryango wawe, uyu munsi nawe uri umunyamugisha ku bavandimwe bawe. Ejo hazaza nahawe, niwe shingiro ry'urukundo rwa bose, niwe uzabatura, niwe uzakura mu kibi, maze ubagarure mu buzima. Yozefu ni urugero rwiza twakwigiraho mu kurongeraho abandi umugisha, aho guharanira kwihorera. Iyo dukorera hamwe ntidusigana. Kwihorera ni ingaruka mbi izamuwe n'icyaha cyangwa ishyari mu kwirwanirira kugira ngo tubangamire abavandimwe bacu. Twihore ku kintu batugiriye. Ku Nyagasani iteka ryose adusaba kugira imbabazi. Tuzi ko imbabazi zibohora, imbabazi zirakiza, imbabazi zitanga ubuzima, imbabazi n'amizero y'urukundo ruhoraho rw'Imana mu buzima bwacu. Iyo turi abavandimwe rero, Nyagasani adutwarira hamwe twese, ntabwo yadusiga. Turabona urugero rwiza rw'ubuvandimwe nyabwo, iyo Kristo adusanze, akadusanga ubwo buvandimwe twubatse muri twe,
nagatwara umwe ngo ndamusige, adutwara twese, umwe akabera undi akabando. Turabisanga muri Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 18. Haranditse ngo nuko igihe yagendaga ku nkombe y'inyanja ya Galileya, abona abavandimwe babiri, Simoni bita Petero na Andereya murumuna we, bariho baroba inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Yabatwariye rimwe bose, ntago yasigaye. Twirinde rero gucikamo ibice, dukorere hamwe mu byishimo, twishimane nk'umuryango, tubabarane nk'abavandimwe, bityo tuzaba umwe na Kristo wazutse. Umuvandimwe wawe niba aguye umubyutse, niba ari aho aguye umugarure. Ko Yesu aravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye mba ndi hagati yabo. Bivuze ikintu kigari, bivuze ikintu kinini. Ariko nitugwe mu ishyari, nitugwe mu rwango twinjizwamo n'umwanzi, kuko iyo dukunze abavandimwe bacu nawe ukorera ikintu kibi ntabwo kikubangamira. Uwo Kristo aho duteye amaboko. Umutima mutagatifu wa Yesu udufunguriwe twese ko twakabaye. Umutima mutagatifu wa Yesu wuzuyemo urukundo. Yesu yo umutima mutagatifu rwose ku musaraba tukuye icumu, ariko nyama ya mbere hose yaravuze ati data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Kandi unyagasani Yesu niwe shingiro rwo ku musaraba ariho. Igihe yari ku musaraba twaronyeho umukiro, twaronyeho ubuzima, twaronyeho imbaraga. Umusaraba wa Nyagasani Yesu Kristo ntabwo ubereyeho urwango, ntabwo ubereyeho kwihorera, ntabwo ubereyeho ibibazo. Ahubwo umusaraba wa Yesu Kristo ubereyeho intsinzi. Umusaraba wa Yesu Kristo ubereyeho urukundo. Umusaraba wa Yesu Kristo ubereyeho ubuvandimwe. N'ubari kubabaje agutereranye, wihungira ahandi, wihungira mu rwango, wihungira ku bapfumu cyangwa abagambanyi. Hongera kuri Yesu, hongera kuri Yesu ku musaraba we, umwiyereke, ubambanwe nawe, bityo uzazukana nawe maze uronke ituze. Maze ko mutume mutagatifu rwose dutuzemo imitima yacu inaniwe, dutuzemo abavandimwe bacu, uko umutima wa Yesu turavandimwe. Ku musaraba rero niho twaronye ubuvandimwe, niho twaronye urukundo, twabonye umukiro utugira abavandimwe by'ukuri muri Kristo Yesu wazutse. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani Yesu Kristo mizero yanjye, ibyishimo byanjye kandi imbaraga zanjye, wowe ubuzima bumbeshaho, ora Mana yanjye. Abavandimwe bose bazumva inyigisho Nyagasani, uzabacengezemo urukundo rwawe, uko iminwa yacu irandavuye ivuga bitari byo. Nanjye ibyo navuze si byose, uko nanjye umunwa wanjye uranduye, ariko umunwa wa Nyagasani Yesu ntabwo wanduye. Cengeza muri buri umwe wese umutima w'urukundo, cengeza muri buri umwe wese umutima w'ubuvandimwe, cengeza muri buri umwe wese umutima w'igishika gihebuje nk'icyo wari ufite ku musaraba igihe waducunguraga, maze buri umwe wese umuheye ku muvandimwe wawe. Kandi koko ukwiye kuturundumira mu rukundo rw'umubyeyi Bikira Mariya, nuko Nyagasani Yesu yabwiye Yohani ati mubyeyi, ati mwana ndore nyoko, kubwira Bikira Mariya ati mubyeyi ndore mwana wawe. Turabaho mubyeyi Bikira Mariya, tuba hafi iteka ryose rizira iherezo, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mwese mbifurije ibihe byiza no guhorana n'urukundo rutagereranwa rwa Nyagasani Yesu Kristo watsinze icyaha n'urupfu, akatwunga n'Imana Data ushobora byose. Ibihe byiza, shalom shalom. Imana ibahe umugisha, amen.